hari ahantu njya naciye barambwira ngo uyu muntu Imana yamuremye yarushye. Niko Imana yababwiye? Hari abantu bahimbira Imana ibintu itavuga. Ndabaza ni se mwebwe yaremye itarushye ko muvuye kuraguza ngo ngiye naho mfite amezi 7. Urumva narabonye isi? Ese ubundi reka mbabaze, ubu wagira agahinda k'amaso yanjye utagize agahinda kuko wabonye akazi ariko wasambanye ukumva biramara iki? Aya maso ndigeze njya gusenga nawe Imana irambwira ngo umva Berize, ndi Imana ifite inzira z'isugi zikiriviye rije ntaranyuramo. Ariko haleluya, ibintu mwishyiramo rero oya ngo ubusobanuro ndi Imana ikabyemera, ariko iyo miteto mwayiretse. Ubundi reka mabwire, muri mwe n'induta Yohana wabatije Yesu ko yemeye ko amuca igihangaza. Ibintu byose Imana irabyemera, ntabwo Imana igikorera mu gihombo. Haleluya, ntabwo Imana igikorera mu gihombo. Nabayeho gutyo nahumye mfite amezi 7. Haleluya, Imana yambwiye ngo abantu babonye akazi muri ubu buryo, yambwiye ngo igiye kunyuzamo ikintu bita kaburimbo. Kandi Imana yambwiye ngo mabwire ngo umugambi wayo ntugira imbabazi. Azandinda azangirira neza, yarabimbwiye ngo ntacyo nzaba. Azangirira neza, yarabimbwiye. Curangira neza utampfunyikira, nawe ndabizi reka. Azandinda azangirira neza, yarabimbwiye ngo ntacyo nzaba. Azangirira neza, umwami azandinda azangirira neza, yarabimbwiye ngo ntacyo nzaba we Yesu. Uwo mwami yasanze ndi kurira, arambwira ngo ceceka, njyewe uguhojeje amarira yose. Arambwira ngo witinya, nzabana nawe nubwo bikomeye, jyewe nzakurinda. Twarabivuganye Yesu ngo ntacyo nzaba we. Azandinda azangirira neza, yarabimbwiye. Umva, mu kwezi kwa mbere yarabimbwiye, umwaka wa 2020 ukwezi kwa 2 arongera arambwira ati komera witinya, jye nzabana nawe. Mu kwa 3 muri guma mu rugo twaravuganye, arambwira ngo uzarya ntabwo uzicwa n'inzara. Mfite ibimenyetso birenga 1 birenga 2, binyemeza ko uwo twavuganye ari umugabo ukomeye we. Twarabivuganye uwo mwami ngo ntacyo nzaba. Azandinda azangirira neza, yarabimbwiye ngo ntacyo. Yesu azandinda azangirira neza, yarabimbwiye ngo ntacyo nzaba. Azandinda ubwo yarabimbwiye ngo ntacyo nzaba. Haleluya, haleluya. Ariko azaturinda, amaheme bayohereza azandinda, babitega mu nzira azandinda, bagambana ngo bafate ku ngufu azandinda. Abo bantu bundi bafite amakuru cyangwa babyina mbere y'umuziki. Yesu yaravuze ngo nza, haleluya, azandinda angirire neza. Umva, twarabivuganye. Ubu niyo wazo kanci intege ngo ntagere, niyo yavuze.
nigeze nsenga Imana ndayibwira ngo nigeze igihe nsenga Imana tayibwira numva Mana tubyumvikana batubuzi bareze senga Imana ndabana ngewe ubundi nyaguhanura abandi nabanje kwihanurira. Haleluya! Ariko azakurinda. Bwira Imana n'abahanuzi bajye baza ari ibimenyetso by'ibyo wanyibwiriye ngewe ubwanjye. Muna gutuburira ngo ibiki ngo rapfuye yagera ku mukire ngo imodoka na visa oya. Azandinda niko yambwiye kandi angirira neza. Ndashima Imana, ndashima Yesu watsindiye isoko ryo guhesha agaciro abatari bagafite. Ubu ntabwo ibintu byumvise. Iyo Yesu agera ku musaraba akavuga ati yemwe bantu mureba mu nsange mbaruhuri, nge Berize nari kurata. Ubwo nari kuruhurwa nande? Kandi niyagera akavuga ati yemwe bantu banini mzaba turi kumwe nkashyuha ni mu nsange, nari kugira amahirwe yo kujyamo nabwo abahorose bakaburiramo. Haleluya! Niyagenda akavuga ati yemwe bantu muhorose nzaterwa ni mundu shibiro ni mu nsange, abanini twari kurata. Nta makuru ufite wowe. Kandi yagenda akavuga ati yemwe bantu mufite imodoka n'indege nzagira ikibazo mukantwara mukanyirukangana nta muntu nkozeho ni mu nsange. Kwa Berize nta n'ingorofani we twari ariko yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremereye nimuze mu nsange nda epo Erestite n'abaruhura. Uzi ikintu cyamfashije? Nasomye Zaburi imwe irambwira ngo yitaye ku gusenga kw'abadafite, adasuzuguye gusenga kwabo. Na Berize utagira ijana ajyamo, ariko Yesu we ndashima Imana yabanye nanjye. Shimye Imana ngejeje sejemu. Amen. Ndashima Imana ibana nanjye mu ngendo zose nkora. Shimye Imana nanjye ngena bambuze urushwi imindegera hano. Ubwo muraseka ni n'abadiyakoni ndetse. Erega hari abayambikagaho ko inama ariko imbere ari iki, niko Bibiliya ivuga. Ndashima Imana yandinze gusarishirizwa ku ruhimbi nagiye kubwiriza mu Gisaka. Imana irambwira ngo ndaguha ikimenyetso, ariko haleluya asandinda. Ubu nashobora gutera iyi korasi n'iminsi 2 gashira nyitera, ntabwo bizi. Nibagiye kubwira ko ndi umuhanzi, ariko ntabwo ari abandi ngo hahiye twatwitse da ngo turimanukira. Bari abantu babiyemera bishyira hejuru. Amen. Ndashima Imana yabanye nanjye ngiye naho mfite amezi 7. Urumva narabonye isi warangiza urireba ngo ariko Mana ngo amaye izuru rihengamye. Ubundi se batahaye buriya reka mabwire. Bese ubundi kibumbano cyabaza umubumbyi ngo wambumbye ute? Birashoboka se? Ubu si Imana yo ubuse kureba nari imbyanze. Bwira mugenzi wawe ngo ntukirate umubiri kuko byara udahatse. Ndavutse tureba kimwe, shobora no kubona ifite amaso meza ruta yawe. Ibintu mwishyiramo rero oya ngo ubusobanuro ngo Imana ikabyemera, ariko iyo miteto mwayiretse. Ubundi reka mabwire muri mwe n'induta Yohana wabatije Yesu ko yemeye ko amuca igihangaza. Ibintu byose Imana irabyemera. Buri Imana yararebye iravuga ati ninshora umushinga wo kutuma Berize atareba uyu mushinga uzunguka. Ntabwo Imana igikorera mu gihombo. Haleluya. Ntabwo Imana igikorera mu gihombo.
nabayeho gutyo nahumye mfite amezi 7 umwana yarananiwe ari guterera hejuru ndamucika nca inyuma nkubita umutwe kuri sima ugiye kwa ngo nukubera satani saturusha Imana imbaraga ese ubundi reka mbabazi uwagira agahinda k'amaso yanjye utagize agahinda kuko wabonye akazi ari uko wasambanye ukumva biramara iki aya maso byose biza mbera byiza ndamahoro no mu byago nzaririmba ndamahoro nawe ndiho nawe ndiko nkundwa n'Uwiteka Yesu amibyo nkena byose ndamahoro aleluya Yesu amibyo nkena byose. Hari ahantu njya naciye barambwira ngo uyu muntu Imana yamuremye yarushye niko Imana yababwiye. Hari abantu bahimbira Imana ibintu itavuga. Ndabaza ni se mwebwe yaremye itarushye ko muvuye kuraguza Imana ishimwe. Shimye Imana yankujije. Bajyaga babwira mama ngo uyu mwana uzamujugunye ntacyo azakumarira. Ndakunda kubwira abantu ngo harigiye mama nzamukora surprise. Musi mwe nzamutungura mbwira happy birthday to you. Bwira ati warakoze kundera. Amen. Shimye Imana yanyigishije kwandika ntareba. Ubu nagiye kane wambeshya. Tambwira ngo wabyize imyaka n'imyaka nyina byiza amasaha. Ntago nje gutanga ubuhamya sinaho umwanya bamaye ndarengana. Oya sinjya nica gahunda mu buzima. Ubundi twize tede ngiye tede nayize imyaka 2. Ariko ye buriya nabwiye Imana ngo sinshaka kurangwa n'ikinyicariye, shaka kurangwa n'ikindi imbere. Tarango biriza afite amaso akanuye ngibiki ngo na Imana ishimwe igera mu cyari kagirira abantu neza. Ubundi iyo inaha ngereka mabwira makuru y'ina Kigali ndafite cyane. Hari igihe ngeri Kigali simvuge twanakwicara nukagira ngo berize sinzi kuvuga. Ariko i Kigali hari igihe umuntu ajya kubwirizana akamurega uhere kubirenge kugeza ku mutwe. Imana yambikana mu cyaro uzabaze. Haleluya! Imana ishimwe. Ndashima Imana inyambika. Ubu wotegereze ngo nimembwa nzagura ikanzu nge si ariko ye ikwambika ni yinyambika. Ubuze nambaye nabi cyangwa utazagira ngo ngiye nyoberwa ibintu bijyanye nta makuru ufite. Ndashima Imana yanyitamururiye. Ndashima Imana narajya gusenga mbere ntago nari nzi ngo umucyo nuwuhe umwijima nuwuhe. Maze kugera muri ADPR nabonye Imana. Alleluya. Abaje kwa ngo tugiye kureba Imana muri ADPR habimo Imana ishobora ibintu byose. Nasengeye murangira kandi imyaka ene simvuze ko nta Mana ibayo. Utajya kumbeshyira ibyo ntababwiye. Umuntu wese afite aho bahuriye. Amen. Giye kujya muri ADPR Imana imijambo rivuga ngo nta numwe wo mu bamarayika nigeze mbwira ngo uri umwana wanjye ndakubyaye ngo ariko wehoho. Ariko haleluya. Wehoho uri umwana wanjye. Imijambo riri mu Befeso rivuga ngo mwigane Imana mube nk'abana bakundwa kandi bumvira. Nageze muri ADPR 2010 Imana ingisha kwandika 2014. Icyo gihe Imana iri kuyigisha kwandika twahereye ku bihekane. We huera kuriza ngo i u o reka. Twahereye ku bihekane bikomeye kandi nca incyomotsi inkimbo urumva. Haleluya. Imana niyabishaka tuzabimenya. Ndashima Imana. Ejo we nagiye kubwiriza hano muri Gatsibo hari umugore w'umukire ariko apinga nta makuru ufite apinga. Abantu barambwira ati kuba runaka yakwemeye Imana iri muri weho. Hari umuntu uba warayanditse
tangije kubwiriza arambwira ati simbyumva, watubwiye ko umenya amabara y'imyenda, ubwo ngubwo uyamenya ute? Arambwira ati tugende ngukoresha ikizami. Turagenda twinjira mu iduka ry'imyenda, azana amakanzu 4, azana ubururu, icyatsi, umutuku na oranje. Arambwira ati nunyereka ibara rya oranje naguha 1000. Ndavuga ntayanda yariye sinjya nduhanya, akoze ko 1000 ari menshi. Haleluya. Ndangije namwereka ni oranje ngiyi n'umukandara wayo nguyu. Imana ishimwe. Imana ngihita imuvugiramo. Nibwo bwambere ngo Imana yari imuvugishije. Imana iramubwira ati kubera ko ugerageje umukozi wanjye iyo kanzu yimuhe. Ako se ubundi nigeze njya gusenga nawe Imana irambwira ngo umva Berize, ndi Imana ifite inzira z'isugi zikiri vierge ntaranyuramo, ariko haleluya shobora kwinyuramo nkakurengera. Ariko amen. Ndangije kandi nicaye nani Imana yambwiye ngo kuki mutinya kandi Imana igifite inzira z'isugi. Inzira yatabaremo amahoro ntago ari izatabariramo Berize. Yego se mva ni ikanzu nziza yarambwiye ngo 2020, ahubwo Imana yamushyiremo imiyaga iyo imubwira se yose ntiyari kuyama. Yose yari buyame, ariko nshimye Imana. Ubu niwanze imbere wambaye umweru ngumbeshye ngo ni umutuku gute se? Ariko ye dufite Imana ikora ibintu ubundi. Imana yarambwiye ngo nkugize ikimenyetso kigirwaho impaka. Ubundi nge ngombye guhagarara imbere yawe ugafashwa ntaranavuga, mpagaze gusa. Haleluya. Yesu ejo nagiye gusenga Imana ndafashwa, numva ndafashijwe neza. Imana iratubwiye ati munsabe ikintu kimwe. Nabwiye Imana tumva Mana we, narayibwiye ati Mana wanyuye none ako nitsubira hanze ndacumura. Imana ngo ndagusetse. Imana nayatse nk'isaha yose igisika. Haleluya. Irambwira ati sindi Imana yini njyarya nzasoza icyo navuze. Twakundanye kandi nigeze njya gusenga Imana irambwira ngo ababyeyi bakwisa amazina ngo njyana ngiye kwita iryanjye. Nyababwire se ntago bizi wowe. Nagiye gusenga mu buvumo hamwe iminsi 3 mu buvumo hano murakuruzinda. Tagira ngo nawe ugenda mu modoka ngo ntiwakwicara mu byatsi baragushutse. Turasenga iminsi 3 Imana irambwira ngo bakwise Mushima Imana Berize, irambwira ngo nge nkwise Gikundiro. Haleluya. Imana ejo bundi nyita kandi kazina keza we. Imana irambwira ngo umva ngo ba Miss Rwanda bajye bemera ngo ni beza, ngo yewe ngo nkwise Miss Ijuru. Katwisomera ijambo ndarengana. Ubwo se muranyanga ngo mubigenze uti Kimana inkunda se? Mungu anampenda sana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana yayigishije telefone ku buryo bukomeye umva. Tuzabimenyerega. Ngiye nzagaruka nimutananumira nzaza. Bundi amafaranga asa yanjye. Gusa muri kubona nkennye. Umva zabaze. Wenda gusohora indirimbo ngasohoresha ibyatsi sa amafaranga. Ariko ye Imana yigeze ngira ati bana banye nzabazeza ariko mugira ubwevekaye. Bana yamaye ijambo rifite intego ivuga ngo nta gitero ubwoba Uwiteka. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu. Umuntu uzi gusoma neza aradusomera Yobu igice cya 41. Turahera ku murongo wa 17
tugeze ku murongo wa 20. ubu niragiza niyicarire. Yobu 41 umurongo wa 17 turageza ku murongo wa 20. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Yobu igice cya 41 umurongo ni wa 17. Haravuze ngo iyo yegutse intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza, naho hagira uyerekezaho inkota cyangwa icumu cyangwa umwambi cyangwa icumu ry'irihima ntacyo byamara, ibyuma ikabireba nk'ibyatsi, kandi umuringa ikawugereranya nk'igiti cyaboze. Umwambi ntiwayihungisha amabuye y'umuhumetso. Kansubiremo. Umwambi ntiwayihungisha amabuye y'umuhumetso, ayihindura nk'umurama. Amen. Umwambi ntiwayihungisha amabuye y'umuhumetso, ayihindukira nk'umurama. Amen. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Imana yambwiye ngo nta cyitera ubwoba. Ndumva Imana irambwiye ngo hari abantu batinyishijwe n'ikintu bita amahembe. Ngo amaki? Amaki. Ariko umva Imana iravuze ngo iyo yegutse intwari ziratinya, kandi ngo ubwoba bukazisaza. Ndafashijwe nanone. Bakavuga ati ariko urabizi ko ari twebwe twajyaga tujya mu cyumba cyo muri sejemu tukabarwa ngo be kugira ibihe byiza. Uzi ko ari twebwe twateranaga tukajya inama zo kuroga abana bose b'impinja. Buriya umusazi mubi n'usazi bijundikana, ariko usarasakuza umenya ukuntu umwirinda. Aleluya. Bwira mugenzi ngo Imana yeguke. Iyi Mana niyeguka karande zirakuvaho. Iyi Mana niyeguka abana bawe babuze ubwenge, iralefu abiyejested, irabaha ubwenge. Iyi Mana niyeguka bwa bucuruzi bwawe biri kugenda biyoyoka, ibyari biri gufinina irongeramo ikibatsi. Ariko Imana yeguke. Iyi Mana niyeguka aho bakuzingiye biracika ukora ubukwe. Iyi Mana niyeguka urabona inkwano byari sepita dobe elejest. Iyi Mana yeguke. Iyi Mana niyeguka. Iyi Mana ntiyeguka. Uwo mugongo waburiye umuti urakira. Iyi Mana niyeguka ayo maso be naguhumisha akubabira nk'urusenda ubundi uyakuba. Ndumva Imana iri kumbwira ngo inistibe emobeje, mbabwire ngo kopi elestide irele foze emoni. Imana irambwiye ngo iregutse. Ibi byakwigizaho kagarara bikakwigiraho ingunge. Hiravuze ngo emepudestide, iyo yegutse intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza, naho hagira uyerekezaho inkota cyangwa icumu. Ndafashijwe. Cyangwa umwambi cyangwa icumu ry'irihima. Umva uko Imana ivuze ngo ntacyo byamara. Ngo ibyuma ikabireba nk'ibyatsi, kandi umuringa ikawugereranya fodiyepo, ikawugereranya nk'igiti cyaboze. Umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo umwambi ntiwayihungisha. Abarozi bafite amakuru
cyangwa bari kubyina mbere y'umuziki, ngo amabuye y'umuhumetso ayihindukira nk'umurama. waramburiye Imana amaboko. Imana inyemerere yeguke, sejeme Imana yeguke. Sisi pipu didi bole chasti e bodras. Iyi Mana yeguke. Numvise Imana yambwengije gutanga ubwenge mu bana banyu. Nubwo mubona biga byanga, yambwiye ngo ibyayo bitangira nta shusho ariko bikarangira bifite isura. Tugiye gusenga. Amen. Oya amen. Oya amen. Ari kurusengero tugera mu gihe cyo kubaka ibikorwa, kati bere tuzamuca 100,000 ni umukire. Nkavuga ati okay vraiment donc. Ndiye sinabatera manere guteze. Ni ndamara nkanje ku rusengero. Haleluya! Iravuze ngo iyo yegutse intwari ziratinya. Umva, wowe ugera iwawe mu cyumba ukabura amahoro, Imana yeguke. Wewe ubayeho nk'umupfakazi kandi ufite uwo mwashakanye, Imana yeguke mu cyumba. Sabita de enedrome. Imana ntiyeguka, izaguhaho kuba. Imana ntiyeguka. Mfite indirimbo nakoze ivuga ngo uko Yesu abisanze siko abisiga. Yesu yerekana ikimenyetso ko yageze iwawe. Tugiye gusenga Imana. Kavuga ikintu kimwe Imana yambwiye. Numvise Imana yambwiye ngo hano harimo abantu bahawe akazi ariko bagahabwa bakabona batetse imitwe. Mvuka Imana yambwiye rero. Bana bagiye kunyanga. Erega Imana irankunda. Imana yambwiye ngo hari abakabonye basambanye, ngo ufite taye nziza, buri ufite imbihano ninde? Ninde ufite taye imbihano? Ngo uri mwiza. Allo? Sheri turasohoka? Turanye. Yesu yambwiye ngo mu bimweguye n'ibi birimo hari ibintu aje gusobanura. Abantu babonye akazi kubera tekinike zabo. Numvise Imana imbwiye ngo igiye kubambura ibintu batahawe nayo. Mwongere muyishake bundi bushya. Umva muratubeye ukaza gushima Imana ngo Imana yamaye akazi ngo ndya umuceri suye biro bingaye ngo bihabakene. Mujye mureka ko twirariraho. Nukuri kamabwire. Imana ninangirira neza. Sinzajya gushima Imana nombwira ngo ndya umuceri nzajyana agafuka muga ati mugahabakene batatu. Bino ku abantu none b'Ikigali baje mu cyaro batwiyemera. Umva nta makuru mufite mwewe. Ariko ngo turya umuceri ngo murya inyama ngo murya ifiriti ko nakabuni k'amavuta mwatuzaniye ngo mukaduhe tumenye ko Imana igira neza koko. Uzare buriya umusore nateretse umukobwa mu iki gihe adashizemo keya ntibizavamo ngo nagukunda buri kwezi. Haleluya! Imana yambwiye ngo abantu babonye akazi muri ubu buryo, yambwiye ngo igiye kunyuzamo ikintu bita kaburimbo. Kandi Imana yambwiye ngo mabwire ngo umugambi wayo ntugira imbabazi. Ngo naza gusenga nzindutse se ngo abana Imana yampaye abana bakubereye ikibazo. Nta makuru ufite buriya rero. Njye numvise Imana yambwiye ngo hari abantu je gukuriraho inzitwazo bakayikorera batuje, kuko hari ibitumye mujagarara. Urabyuka mu gitondo ufata inshyushyu ufata umurete ushyire mu mugati urye nurangiza ngo uje kumva uko Imana ivuga. Ariko urabiriye nurangiza gereka akakuruga ngo allo mukozi w'Imana nsengera mfite credit. Ibyo ntago bindeberega. Urumva nje nukureka mabwiza uko naga ruko naguye nge mbana n'Imana. Nge sengera umuntu Imana yanyimaje kusengera. Byo kuza untereta numva iyo numva biteremo ndakubwira ati reka. Erega wazatagangaza abantu.
niba utisengeye ubwawe urumva njye mbere ndagusengera oya tugiye umurandakariye ntago ari uko ndi umugome ngiye nsengera abantu pe ariko iyo nsanze turi kubusanya ndakubwira ntibugiye ngo warya itike ive wanyu nangahe ikibazo ni itike si ubwo erega musenga Imana ikora yego se ntabwo muzampamagara njye nditonda ni ukuri ariko ikintu kinyuranyije n'umwuka wera ndacyanga uvuye gusambana abagore waciye ku butaka ngo umukozi w'Imana nanjye tubagira ngo tuzasambane mfite amakuru baragushutse tugiye gusenga Mana we tugiye gusenga amen ariko numvise Imana yambwiye ngo nimureke ibintu byo kwishyira hejuru icyubahiro ni icy'Imana yego se ngo ntinagurabaze nk'iya runaka ngo umva rimbisha umuntu w'imbere kuko inyuma agiye kuba igitaka urabigura ubibike bizambarwa n'abatarabiruhiye njyewe reka mabwe numvise Imana yambwiye ngo musengere ikintu bita umugeni ahangaha se jemu umuki ubwo murarakaye kandi ngo nidutumirwa tuzimukana ibyishimo ye baba we umugeni Imana yambwiye ngo icyuye umugeni kandi ariko ikibazo ari busy muhaguruke dusenge tubwire Imana yeguke tubwire Imana agira iti niba ndi iminota mwihangane nkunda gahunda mu buzima pe n'Imana izamfashe ubu nibwo muzongera mukanumira nkaza ariko ubu mwoje nka 40 mwahita mubabara Mana turagushimiye uri data wa twese mwiza tapikusha someni ebwete drofesti siya jawo apo atakide tudi washikiri mafutreze bojawe twinimini wole podrie enegeri turagushimiye tunawi tikiti yapa jawi wa shamile staboni wajapu kutrofesi enegeri. Thank you Jesus. Uravuze ngo iyo we gutsa intwari ziratinya eguka ku mukobwa wageze muri aya materaniro egukira umusore wahageze egukira umubyeyi wahageze egukira umugabo wahageze egukira sejemu dawi veza pikini wa dabresha wapu wacha kufikini wa ofisi ni mandi wacha fide welcome Yesu bitima y'abantu nuyituremo sitribe jawikuta mini fulia sikatredi ndagushimiye kumbwira ko hari abantu ukoreye dekorasiyo mu mitima yabo turagushimiye kuko menia shale podredi hangusha ni mastide efodi kigudi shipa fikale bodrezima hari abari bafite abana depuda jize babaye ibidebire hey ndagushimiye ko wegutse ndagushimiye ko abana batagenda ngo bahaye kugenda yeah kikiti tapi ashukupiri stide hezagri ya chapipula tufua sakutapiki jini drome ete gestite prifo sakugua mangia jawala tapike ririshi mandofa yeah le titrize bol shangua biviki na mori stiti piki javo manda travere watch soprini fande waini tukua javeza beletrize mando. Thank you Jesus. Mani kababwira ngo yitwa ndiho